Bakunzi ba The Change Services TV, tugiye kwigana isomo ryiza kandi buri muntu wese akunda. Turi kwibaza ngo ni gute twaparika muri parikingi. Ubundi parikingi igizwe n'ibiti 8. Muri kureba mwese ahantu imodoka ibiparitse. Ugiye kwinjira muri parikingi, uyikura aho yari iparitse ukayizana, kandi uri ku kigero cy'umuvuduko utihuta cyane. Icya kabiri, uragenda ukaringaniza retroviseur y'iburyo, ndavuga kareba nyuma k'iburyo ko ku ruhande rw'iburyo, ukakaringaniza n'igiti cya mbere. Icyo giti cya mbere muri kureba mwese ugomba gusigamo hagati y'igiti cya mbere ndetse na retroviseur y'iburyo nibura santimetero 50 zitarenga cyangwa se zitajya munsi. Icyiciro cya gatatu, ugomba gukata amapine yawe ibumoso, ukayakata yose. Muri kureba mwese ukigira imbere, ukagenda ujya imbere kugeza igihe ubonye muri retroviseur y'ibumoso ibiti bibiri. Ubwo ni igiti cya 7 ndetse n'igiti cya 8. Iyo ubonye ibyo biti bibiri mu kareba nyuma k'ibumoso, ugomba guhita uhagarara. Ukimara guhagarara, ugomba kugorora amapine. Bimaze kugorora amapine, uhita winjira mu kindi gice cya 4. Ushyiramo vitesse yo gusubira inyuma, ukagenda gake gake, gahoro gahoro, uyobowe n'igiti cya 5. Icyo gihe urebera muri retroviseur y'iburyo ukabonamo igiti cya 5. Mwese muri kukireba. Igiti cya 4 nicyo kiguhagarika byagenze gute rero? Waringanije urutugu rwawe n'igiti cya 4. Muri kureba urutugu rw'umuyobozi rugomba kuba ruringaniye n'igiti cya 4. Icyo ni igice cya 4 n'ubundi. Tugiye kureba igice cya 5. Igice cya 5 ugomba gukata amapine yawe ibumoso, mukareba nyuma k'iburyo, ukegera inyuma, ukaringaniza itara ry'inyuma, ndavuga itara ndangacyerekezo cyangwa se aho imodoka irangirira inyuma, ukaringaniza n'igiti cya 5 ntuharenge. Ugahagarara, ugashyiramo vitesse ya mbere, ukigira imbere santimetero 20. Ukongera ugakata amapine yawe ibumoso, ugashyiramo vitesse yo gusubira inyuma, ukigira inyuma santimetero 20, ugahagarara. Ukongera ugakata amapine yawe iburyo, ukigira imbere santimetero 20 nanone. Ukongera ugakata amapine yawe ibumoso, ukigira inyuma kugira ngo ubashe kuza kubona umwanya wo gushyiramo imodoka muri parikingi. Icyo gihe wongera ugakata amapine yawe iburyo, ugashyira inkokora ku ntebe y'umugenzi. Ugashyira inkokora ku ntebe y'umugenzi, ukihegeka. Hanyuma icyo ni icyiciro cya 6 kugira ngo umenye ko imodoka yagezemo. Ni gute wamenya ko imodoka yageze muri parikingi? Icya mbere, ureba igiti cyo hagati mu bya biti 8, ngo ni igiti cya 2, ukareba ko kiringaniye n'isaha iri mu modoka. Muri kubona ko umuyobozi w'ikinyabiziga arihengetse kugira ngo arebe yuko isaha iringaniye n'igiti. Iyo abonye ko isaha iringaniye n'igiti, ahita agorora amapine. Iyo amaze kugorora amapine, arakebuka. Yamara gukebuka, akareba ko igiti cya 5 kiringaniye n'intebe y'inyuma. Yamara kubona biringaniye, agashyiramo vitesse ya mbere, hanyuma akavuza ihoni. Tugiye kureba icyiciro cya 7. Icyiciro cya 7, ni gute wasohora imodoka muri parikingi? Ni mu buryo bwinshi. Ushobora kwigira inyuma nta na hamwe ukase. Igira inyuma gatoya santimetero 20, ukata amapine yawe ibumoso, ukajya imbere, ukata amapine yawe iburyo, ugasubira inyuma
warangiza ukongera ugakata amapine yawe ibumoso, ugashyiramo vitesi ya mbere, ukajya imbere ugahagarara kugira ngo utagonga biriya biti icya mbere n'icya kabiri, hanyuma ugashyiramo vitesi yo gusubira inyuma, ukajya inyuma gato ugahagarara, ukongera ugashyiramo vitesi yo gusubira imbere, ugahita usohora imodoka yawe muri parikingi. Iyo ugiye kwinjira mu makona, ikintu cya mbere witaho, uzana imodoka yawe ukagenda gake ku buryo hagati y'imodoka ndetse n'ikona ryawe hajyamo nibura metero. Wirinda gusiga mu mwanya muto cyangwa usige mu mwanya munini. Iyo uringanije urutugu rwawe n'ikona rya mbere urahagarara, warangiza guhagarara ugakata amapine yawe ibumoso, warangiza ugakata amapine yawe ibumoso ukigira imbere, ureba ko uramutse uciyemo umurongo mo kabiri mu makona, uwo murongo warenganira n'urutugu rwawe. Cyangwa se uramutse urebye ikona ryo hirya ku murongo w'ibumoso, uciye umurongo byaba biteganye na retroviseri y'ibumoso, icyo gihe ugahagarara. Kimara guhagarara ukata amapine yawe iburyo, ukajya imbere urebera muri retroviseri y'ibumoso ku buryo ubonamo umurongo w'ibumoso w'amakona, ikona rya nyuma ku buryo urireba neza bigororotse. Ugahita wubura amaso ukareba mu ikona ry'iburyo, muri retroviseri y'iburyo ukarebamo umurongo w'amakona y'iburyo nawo kugororotse. Nawe ugahita ugorora amapine, ugahita ushyiramo vitesi yo gusubira inyuma, warangiza ukajya inyuma witaye ku ikona rya nyuma ku buryo utari burigonge. Ukabona ugiye kurigonga ukarihunga, wabona warihunze ukaryegera, gutyo kugeza igihe uviriye mu makona. Ibi bintu ugiye kumva ni ingenzi, ubyiteho kandi ubizirikane. Ugomba kumenya gukatira ahantu hatambika, ugomba kumenya gukatira ahantu hazamuka, ugomba kumenya gukatira ahantu hamanuka. Iyo umaze kumenya imodoka neza, ibi ngibi ugomba kuba ubizi kandi neza, kuko iyo utabizi ntabwo ubasha gutsinda ikizami cya circulation. Komeza ukurikirane The Change Service TV, ukore share, subscribe ndetse na like kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi.